Bavandimwe, ntitukiteshe umugisha wo kwakira ugushaka kw'Imana muri byose. Reka twifashishe ivanjiri uko yanditswe na Luka, umutwe wa 7 kuva ku murongo wa 31 kugeza kwa 35. Yezu yungamo ati, mbese abantu b'iki gihe nabagereranya nande? Bameze nkande? Bameze nk'abana bicaye ku kibuga, bamwe babwira abandi bati, twavugije umwirongi maze ntimwabyina, duteye indirimbo z'amaganya ntimwarira. Koko rero Yohani Batisita yaje atarya umugati kandi atanywa divayi, muravuga muti yahanzweho. Naho umwana w'umuntu aza arya kandi anywa, muravuga muti ni igisambo, ni umusinzi, ni inshuti y'abasoresha n'abanyabyaha. Nyamara ubuhanga bugaragazwa n'ibikorwa byabwo. Bavandimwe, kimwe n'abo mu gihe cya Yezu, natwe hari igihe tutita ku bidufitiye akamaro, hakaba n'ubwo tutita ku byagombaga kudukiza. Mu buzima bwawe bwose, buri munsi na buri kanya, Imana iguha ibimenyetso, rimwe na rimwe ntubyiteho, kandi wari kuhakura umugisha. Nka cya gihe uca ku mukecuru wikoreye umutwaro umuvuna, ukamucaho urangariye kuri telefone cyangwa mu bindi, ukikomereza kandi washoboraga kumuruhura, ukaba wanatambuka utanamusuhuje. Ugahura n'umuntu musanga yaramukanye ibyishimo bidasanzwe, ntumwiteho kandi wenda yashaka ko akwegera mugasangira ikimushimishije. Ukanga kwita ku buruta, ku bakene no ku bana batoya, ukumva ko icyaba ari ukugusakuriza gusa, nyamara wabitaho ukanabigisha iby'Imana cyangwa ibindi byiza, kuko nabo ari abana b'Imana ikoresha iduha ibimenyetso. Ibimenyetso Imana iduha dushobora kuba tutari tubyiteze, nk'uko mu gihe cya Yezu n'icya Yohani Batisita bibeshye ko ubwo Yohani Batisita adasangira nabo ibyo kurya na divayi, ubwo yataye umutwe akaba ntacyo yabafasha, nyamara ari we wateguriye abantu kwakira Umukiza. Umugisha wo kwakira Yezu n'ibyo yigisha nawo banyura mu myanya y'intoki, ngo ni uko arya akananywa, bagaheraho bamubeshyera ngo ni igisambo n'umusinzi, kugira ngo babone urwitwazo rwo kwigumira mu mafuti yabo. Bavandimwe rero, Imana iguha ibimenyetso kugira ngo iguheremo umugisha n'ingabire zayo ku buntu. Dusabe Imana umubyeyi wacu, turayisaba buri munsi ngo ifunguro ridutunga uriduhe none, ikariduha ku bwinshi, ngo ritunge ubuzima bwacu bwa roho bube bwiza, nyamara tukarangarira mu bizatugaruka bikatugiraho ingaruka mbi. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, duha ubuhanga bwawe, abo waremye bose tubarebana urukundo rwawe, ibintu byose tubyumve kimwe nawe, twitware uko ushaka, kuko kwakira ubuhanga bwawe ari ukwemera ko dukoreramo dufatanyije nawe ku bwende bwacu, kuko wigaragariza mu mugambi w'urukundo ugirira abantu bose waremye. Nyagasani, mpa kugira uruhare ku buhanga musangiye intebe. Byanditse mu gitabo cy'ubuhanga, umutwe wa 9, umurongo wa 4.